cyane. So ariko reka mbivuge neza. So mbonye Yesu Kristo muri siporo, naba mbonye umugabo muri siporo ugwa neza, sibyo? Naba mbonye umugabo uri kuvugana ubugwa neza, uri nko kunsekera, sibyo? Ikindi wifuza kuba niba nubwo ari gukora siporo, ashobora kuba ari nko kubona ikibazo mfite akaba yatumwa nagufasha ne ari gushaka kuma service. Urumva? Ikindi Yesu waba uri muri siporo, ikindi ari muri siporo, nubwo yaba ari muri siporo, ashobora kuba ari kuvuga ngo uno muntu sinamubwira makuru yiyo mva. Urumva? Ese buriya hari n'ukuntu umuntu akora siporo akayikora ariko ubona ko ari umwana w'ubwami. Biremewe. Hari ukuntu umuntu arya akarya ariko ubona ko ari kurya nk'abana b'abami. Yego. Yesu aravuze ngo mukore ibintu byose kubwo kumenya. Nimba mwaramenye mukora ibintu byose nk'abana b'ubwami. Ese najyaga ntekereza nkavuga ngo nk'ubu wenda nka Prince wa England, yego, agutumiye akavuga ngo ngwino dusangire, ngwino dusangire gusa, wabumva umeze ute? Ntabwo Imana ijya yibeshya. Uyu mugabo umva aho uri mu nkomerera amashyi, urajya nk'uvibingishe, noneho tugiye kuri Prince. Tuvuye muri gym tugiye kuri Prince. Yego. Marawe Prince Harry. Yes. Okay. Ako Imana yanama Imana yo kwactinga, so ubungu ubatungure ni ko vibing ibimeze. Tugeze ku vibinga kwa Prince Harry. Kingdom vibe hano ku vibinga nyine. Ariko tukavibingira imirimo yose ukora wagaragazamo umwami wawe. Vibe. Yego. Ukabikora nk'umwana w'umwami uba mu bwami bw'Imana, ukabyerekana umuntu akagucaho mu byo ukora mu byo uvuga byose akavuga ngo uyu ni umwana w'ubwami. Uziko ukavuze ugahita uziko hari umuntu udashobora kuvuga ngo Yesu ashimwe, ngo agusuze ngo Yesu ashimwe, ngo arabo ubwira ngo Yesu ashimwe, agahita kureba ku ruhande gutya agajana no kukwisha cyangwa akakubona mbere kuko zikuri bumusuhuze ngo Yesu ashimwe, muhuriye nko muri supermarket agahita utaza kubivuga ngo batabona yuko wese aba ari mwene data kandi aziko ari uwo mu bwami. Muba musengana. Yes, musengana, wambwira ngo Yesu ashimwe kana ukabona biriye mu ndi. Ubundi ibyo byaje gute? Ibyo byaje gute? Zaje. Urumva? So Yesu rero muri sport agomba guhita kubwata ariko buriya nakwemeye. Mpereza na chance. Si vibes bayanze nkubite na chance. Ukaba umuntu he chance. Yarangiza agahita akubwira ati dushobora gusangira amazi se nyuma ya gym. Na ukunze amazina yanjye nitwa Francis. GMV, nice to know you brother. Good to know you. Ukurikise njyewe ndi umu entrepreneur nubaka amazu. Nibyo. Rero njyewe nitwa Yesu Kristo. Ndi umucunguzi wawe, mwana w'Imana. I like that introduction. Ndi umucunguzi wawe, nicyo cyanzanye. Nkunze ukuntu yakwibwira cyane pe. Nibuka ntangira uru rugendo rw'agakiza, hari igihe nagendaga gutya ndi kuyoba abantu mfite Bibiliya, natangiye ntwara Bibiliya muri utu twambaraje twabaguriramo imigati, nkayitwara nayihishe nayikunje, ntaza kuyikuramo ndi hafi kujya ku rusengero nko kwinjira muri gate, nkahita nyikuramo nkayitwara mu ntoki. Diseriye utwahura ukagira ngo nahasenze nyine shaka, ariko nkumva igitima kirandya, cyane akomana, nkumva ko nkahita nabanje icyo gihe nari nzi ko nta kibazo, ahubwo ndi kwanga kwiteza abantu bo hanze. So uko ugenda wumva ijwi ukumva ni sawa, noneho abasha bakukubitaho Yesu ashimwe, Yesu ashimwe urugindimi, Yesu ashimwe muvande, urabibona? So uko iminsi ishira nongeye kubashimira ako ubundi jama ubu ninjye wagakwiye gukora bino cyangwa niwe wagakwiye kubikora. Ibihe reka mbigukorere, ndabizi hamwe n'isoni zawe, hamwe no kwiyumvamo ubushyitsi,
wasanga bigiye kukugora, ariko ntacyo, reka ngufasha. Nongeye kubasuhuza inshuti zacu, bene data, abavandimwe, turabasuje cyane kandi mugubwe neza aho muri hose. Iyi ni Kingdom Vibe, tuje mu mbaraga nshya, tuje mu mahishurirwa mashya, tuje mu muco mushya, mbega ibintu. Ariko uko twari cya gihe n'uyu munsi niko turi, intego ni imwe, no kuryoherwa. Ntatinze rero, iruhande rwanjye hari umugabo navuga ngo w'intakoreka, w'umunyembaraga kandi ushize amanga, wahawe za mbaraga. Ntabwo nabatindira, reka nawe mubahe agira icyo abyivugiraho. Nibyo ibyo mvuze, ibyo mvuze ni ukuri. Ntabwo ari byose. Nakoreka intarumika bavuga ngo iki? Intarumika. Turi kwiga ikinyarwanda. Yego. Murakoze cyane abantu badukurikiye, turabashimiye. Tubanje kubasuhuza, twizera ko mumeze neza. Umubiri n'ubugingo birarindwi. Munyakire ndivuga? Umwanya ntabwo uragera kwivuga. Ushatse wahita wivuga, ariko jambo njye rero namenyereye yuko nyine ni vibe, no kuvibinga so uyu mugabo njye ntabwo ndi bumuvuga arivuga, ahubwo ngereka nivuge. Murabizi neza, nitwa Francis Iraguha aka Zahabu. Yego, nanjye nitwa Niyitegeka Jemve. Ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye, ariko ubundi jama, ubundi ubu wabwira abantu badukurikiye twamenyanye gute? Icyo kibazo kiragoye. Nta nubwo, ariko nanone kigoye cyane. Ku bantu basenga, amaraso ya Yesu ahuza abantu. Baririmbye ngo amaraso ya Yesu yahuje abatari kuzamenyana. Kubera ko twabaye abana b'ubwami, tuba ibikomangoma bihita bimenyana. Kubera ko umwami aba ari umwe, ubwami ari bumwe, kumenyana bihita byoroha. Musubije neza rero, umva ntabatindiye, ni ukuri. Mbashishikarize kugumana natwe muri The Kingdom Vibe. Mva ubuse mbisobanura, ahubwo reka Jean Marie, nk'uko wa mugani amaraso yatumye tumenyana, reka nawe agira icyo abivugaho. Yego, Kingdom Vibe hano kuvibinga nyine, ariko tukavibingira mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bwatuzaniye ubuzima bushya, tugomba kuba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese buriya hari n'ukuntu umuntu akora siporo akayikora ariko ubona ko ari umwana w'ubwami? Biremewe. Hari ukuntu umuntu arya akarya ariko ubona ko ari kurya nk'abana b'abami. Yego. Yesu aravuze ngo mukore ibintu byose kubwo kumenya. Nimba mwaramenye, mukora ibintu byose nk'abana b'ubwami. Tugomba gukora, tukabikora. Nituza gukora vibe, dufitemo bice byinshi, ariko byose tuzabikora kandi tubikorere mu mugambi w'Imana, mu buntu bw'Imana, mu byo twamenye. Turi abakristo, ariko umukristo aho ari hose agomba kuba umukristo. Se niko nawe ubyumva? Cyane. Nge niko mbyumva cyane, ko Imana iduha rino hishurirwa. Mvuze Imana bahita bavuga ngo ni wenda n'ibyandi byarokora, ariko icyo nemera no ko buri muntu wese ibintu akora abikora hari imbaraga zibimukoresha cyane rwose, sibyo? So ngende navuga nti ni Imana yabiduhaye kubikora, ibiduhishuriye. Hari ibindi biganiro twakoraga, The Advocate, ni short movies, sibyo? Hari n'ibindi twavuga ngo ukuri na Francis, ariko ntabwo byari bihagije kuvuga ngo ukuri na Francis, ahubwo se ni ukuri kwanjye njyenyine, ahubwo si ukuri kwacu twese, ni ukuri kwa buri umwe wese. It's the Kingdom Vibe. Rero natekerezaga navuga ati buri muntu wese waremwe kuri isi, uko byagenda kose afite ikimana yamuremeye cyane, afite vibes zimurimo z'ubwami, afite impano itandukanye n'iyanjye, urumva? Kandi izo mpano zose iyo zishyizwe hamwe zishobora kubasha
kubaka ubwami bw'Imana cyane. ariko ikindi nongera guhabwa no hishurwa nkaho kubasha kuvuga ngo nitubashije twebwe gutera ikirenge mu cyacu mu cyerekana wenda impano twahawe mu bwami bw'Imana, dushobora no kuba abakangurambaga bo kwerekana yuko buri muntu wese ariho kubera impamvu, buri muntu wese ariho afite icyo Imana yamuremeye, bigatuma buri muntu wese atangira kwibaza ku mpamvu yo kuremwa kwe, ku mpamvu y'impamvu ariho uyu munsi wa none. Yabyutse ari gukora iki, aravugana nande, arajya he, ikintu cyose, ariko bigatuma avuga ati se kino kintu kiri mu mugambi w'umuremyi wanjye, w'uwancuze. Niho rero havuye iri hishurirwa. Nshimira nawe Jean Marie wemeye. Mfite timu abantu benshi tugenda duhura nkavuga ati nari mfite izi ndoto, ukanyemerera. Imana iguha umugisha, sibyo? Kandi Imana iguha umugisha. Ikindi nkunda ukuntu Imana yavuze ati tugende uko imbaraga zacu zingana. Nkaba ntarengana hano ntashimiye buri muntu umwe wese waduteye ingabo mu bitugu adushyigikira kubwo kugira ngo the kingdom vibes ibeho. Urumva, tujye tuvuga Imana, tujye tuvuga ibyagirira abandi umumaro, nibyo twaze tuvuga. Dushobora kuvuga ubuzima, dushobora kuvuga umuco, dushobora kuvuga siporo, dushobora gutanga ijambo rishobora kugirira abandi umumaro. Urumva, dushobora gukora inkuru zivuga ubuzima bw'abari mu bwami bw'Imana, tukajya no kubasura. Ibyo byose muzabibona. Dushobora no kuvuga n'ijambo ry'Imana, tugatumira abavugabutumwa beza, abasigiwe, abahawe inkoni, mbese bakatwigisha. Ubwami bw'Imana ni bugari. Urumva, dushobora no gutumira umuntu wahawe impano nziza, wa rwiyemezamirimo wo mu bwami bw'Imana ariko ukorera hano mu isi, akatubwira uburyo akora, uburyo yiyemeje uwo murimo akawukora neza kandi ukamugira umumaro. So ibyo byose ni the kingdom vibe. So ni gute twabaho muri kingdom vibe hano ku isi ariko duhagarariye ubwami bw'ijuru? Urakoze Jean Marie. Naho ngaho karako kugira ngo tubyinjiremo maze tubisobanure. Yego, murakoze cyane. Nimba uri umukozi, nimba uri umunyeshuri, nimba uri umuyobozi, umucuruzi, ugira izindi gahunda zawe, umukinnyi w'umupira, imirimo yose ukora wagaragazamo umwami wawe, vibe. Yego, ukabikora nk'umwana w'umwami uba mu bwami bw'Imana, ukabyerekana. Umuntu akagucaho mu byo ukora, mu byo uvuga byose, akavuga ngo uyu ni umwana w'ubwami. Uzi ko ukavuze ugahita uzi ko hari umuntu udashobora kuvuga ngo Yesu ashimwe, ngo agusuze ngo Yesu ashimwe, ngo arabo ubwira ngo Yesu ashimwe, agahita kureba ku ruhande gutya agajana no kukwisha, cyangwa akakubona mbere kuko azi kuri bumusuhuze ngo Yesu ashimwe, muhuriyemo muri supermarket, agahita utaza kubivuga ngo batabona yuko wese aba ari mwene data kandi aba azi ko ari uwo mu bwami. Muba musengana. Yes, musengana. Wambwira ngo Yesu ashimwe, ukabona biriye mu ndi. Ubundi ibyo byaje gute? Ibyo byaje gute? Byaje neza, ndavuga biriho kandi nta nubwo ari ikosa. Kwa kuriya muntu we abatarahabwa za mbaraga zituma ahamya, no kwanga bataramenya uwo yizeye neza. Urabyumva? So rero urabyumva nkuko wamubwira ngo Yesu ashimwe mukozi w'Imana, ati salamu, agahita areba salamu wanjye biteze. Urumva, wowe uri kunjijisha, urashaka kundaburiza hano, urashaka kwerekana yuko urabyumva. So ibyo byose rero urumva niho kingdom vibe izira. We have to vibe. Dufite guhamya kwizera kwacu. Muri Bibiliya haranditse ngo tugomba kuba ngo turi ku kigero cyo kuba twabasha guhamya iby'ibyiringiro biturimo byacu. Na Yesu aravuga ngo utazamamiriza mu isi
twahera mu ijoro, twahera mu ijoro nanjye sinzabasha kumuhamiriza. So we try, turagerageza tukakora ibyo dushoboye, ariko natwe kandi nawe udukurikira igihe wakora ibyo ushoboye, kandi izajya ireba ngo ireba mu mutima igahita igukubira igateranya. yego urakoze cyane. Yeah. hari ikintu wari ugarutseho, uravuga ngo umuntu ashobora kuba atahamya Imana mu bantu, kandi tuzi ko yabatijwe yakiriye umwami Yesu nk'umukiza. ibyo ubundi kuki bibaho akenshi na kenshi? urumva njye nakomeje no kubivuga, ntabwo ari ikosa, ariko nemera yuko biterwa n'ukuntu Yesu Kristo yakwihishuriye, cyangwa biterwa n'umwigisha wawe, sibyo, wakubwirije ubutumwa bwiza, cyangwa biterwa nanone n'ishuri ryawe, nanone uburyo Imana iri kugutegura. Twese urwo rugero turucamo, ntabwo ari ikosa. urumva, hari nanjye nibuka ntangira uru rugendo rw'agakiza, hari igihe nagendaga gutya ndi kuyoba abantu mfite Bibiliya, natangiye ntwara Bibiliya muri utu twambaraje two baguriramo imigati, nkayitwara nayihishe nayikunje, nkaza kuyikuramo ndi hafi kujya ku rusengero nko kwinjira muri gate, nkahita nyikuramo nkayitwara mu ntoki. Diseriye twahura ukagira ngo nahasenze nyine, ariko nkumva igitima kirandya, cyane, nkumva ko nabanje icyo gihe nari nzi ko nta kibazo, ahubwo ndi kwanga kwiteza abantu bo hanze. So uko bigenda, uko ugenda wumva ijwi, ukumva ni sawa, noneho abasha bakukubitaho Yesu ashimwe, Yesu ashimwe urugindimi, Yesu ashimwe muvande, urabibona. So uko iminsi ishira, urumva ugenda wisanga uri gusabana na bene so, ugenda musangira neza, mumeze neza, urumva ubwo Imana biri kugucura mu nzira zayo, noneho ukisanga noneho usigavuga Yesu ashimwe muvande, wambaye imbaraga, uri proud, noneho ukaza gusanga rwa ruhande wavuyemo ntabwo ukiri uwawe, urumva, noneho ukisanga urimo noneho cyane ni muri ya ekipe nshya itsinda, noneho wasanga uri muri ya ekipe, noneho ugahita ukajya uvuga ngo uyu munsi ntacyo ndayitwara mu ntoki, ukayitwara mu ntoki, ugatega akamoto, urumva, ukagenda uri proud wawe, noneho ukumva ahubwo hari n'urugero ugeraho, ukumva ushaka yuko noneho bakubona uyifite, ukumva ushatse kuba fier, ukumva ushatse kuvuga ngo mwandebye koko nyifite, ko iyo ari intwaro yanjye, ko iyo ari imbunda yanjye, urabyumva. So bikagenda gutya, ntabwo ukazagera n'ahantu wisanga noneho wayigendanaga, ariko n'ubwo uyigendana ntabwo uzi ikirimo, nta n'ubwo ujya usoma, ubona uyitwara ariko ntuyifungura ngo urebe, yego, urumva. Ikiriya gitabo uko ugisoma, hari kiba kizitiwe, ni ukuvuga ngo Satani aba ari kukuboha ngo ntukarebemo, ntugasomemo, urumva. So ariko uko utangira gufunguramo usoma bya bintu ibi, ugenda utangara ati burya ni gutya bimeze, urumva. Ni igitabo kirimo imbaraga, kirimo ubwiru, yego. So ngayo nguko rero impamvu uriya muntu atabasha kuba yabyamya biterwa n'ikigeragezeho, ariko ntabwo ari ikosa, ahubwo nakomeza ashyiremo akabaraga, nakomeze yinjiriremo. Hari utangira ahita aba fier, ahita aba byishimira, akumva ashatse kubyirata, ariko hari n'undi bitwara igihe. Uyu munsi rero twahita tukuraho icyo cyo gutwara igihe, ahubwo umuntu agahita amenya uruhande arimo, akamenya ko agomba kumesa kamwe, akinjira vuba vuba. Yego, murakoze cyane abantu badukurikiye, mushaka kuba muri ibyo byiciro twavuze, ariko ntabwo ari ikosa, ahubwo ni process, uko umuntu agenda akura yegera imbere, bigenda biza, ariko iyo wabishyizemo umwete. Yego, murakoze cyane. Ikindi kintu, hari ukuntu umuntu aba ari umukristo, yagera mu kazi agashaka abantu batabimenya, nyamara Imana yo yaduhamagaye kugira ngo tujye kubwira n'abandi bantu baze nabo basange umwami, kuko umwami udukunda, umwami udutwifuriza ibyiza buri munsi, ashaka ko abantu bose bamumenye. Uzi ko hari igihe umuntu agenda akaba ari nk'ahantu, kandi hari umuntu ushaka kumurebera akavuga ati se
uriya muntu ko nabonye atwaye bibiliya, ko nabonye ari umukristo, ese abakristo babayeho bate? Agashaka kumureba kugira ngo arebe ibintu akora, none bigahuriramo nuko wa wundi nawe avuga ati kagende gake ntawamenya. Ugasanga wa muntu wari ugiye kumureberaho abuze aho arebera cyane. Muri Kingdom Vibes rero tugomba kwerekana Imana aho turi hose, waba uri muri gare, waba uri mu mupira, waba uri muri siporo, waba uri kugenda. Hari ikibazo njya nibaza, ese Kristo turi kumwe cyangwa se mu muhanda arimo nanjye nkurimo, Kristo yaba ari kugenda gute? Ese utekereza ko Kristo yaba ameze gute? Ako kucyumvugira ibi ubu rero mbabwire ukuntu uyu mugabo twahuye, ni gutya twafashwe. Ari terime igezweho ngo hari undi twafashwe gute. Umva rero mbabwira, ngewe buri gihe iki kintu nkunda kukibaza, kiri mu bintu nahoze mbikubwira mbere yuko dutangira kino kiganiro, nabyo tuzabigeraho, tuzajya tubivuga, ariko bijyanye n'ukuntu Yesu Kristo, ese Yesu Kristo nawe yabaye umuntu, yari umwana w'Imana, ijambo ry'Imana iko ritubwira, yego yahozeho, yari ijambo, ariko ngo nawe yari umwana w'Imana na mbere, yemera kwambara akamero nk'ak'umwana w'umuntu, araza. So kwicisha bugufi, yicisha bugufi, yari 100% umuntu. So yariye nk'uko twariye, yavugaga nk'uko twavugaga, mva na hahandi yajyagayo nk'uko twajyagayo, ko yari umuntu, urumva yararyaga, urumva yararyamaga nk'abandi, ariko hari ibyamurangaga, hari n'ibyamuzanye. Ni ukuvuga ngo icyamuzanye ngo byari kugira ngo atwereke ko bishoboka, yego, kandi ngo nitumara kubona ko bishoboka ngo natwe dutere ikirenge mu cye, urumva. So ibyo byose ni ukuvuga ngo ni ukutwereka ko bishoboka, ariko hari ikintu nkunda. So wari uvuze ngo nawe muhuriye nko mu nzira agenda, urumva sicyo cyari ikibazo, ngo ese ngo harya wari uvuze ngo yaba ameze ate. Reka mukubwire, njye nemeye yuko nzamwamamaza, urumva. Umva Yesu turamutse duhuriye nko muri siporo, sibyo? Ni nk'uko nanjye naba nisanze muri siporo, kuko nanjye ndi umwana w'ubwami, yego, turagerageza, ariko ni ukuvuga ngo Yesu muri njye nanjye ansanze muri siporo, urumva, ni nkaho nanjye naba ndi muri siporo, kuko Yesu ari muri twe, akorera muri twe, twaramuhawe mu mwuka wera, urumva. So aje muri njye uyu munsi wa none, ni uwambona ni ngombwa yababonye Yesu Kristo muri siporo. So ariko reka mbivuge neza, so mbonye Yesu Kristo muri siporo, naba mbonye umugabo muri siporo ugwa neza, sibyo? Naba mbonye umugabo uri kuvugana ubugwa neza, uri nko kunsekera, sibyo? Ikindi wifuza kuba, niba nubwo ari gukora siporo, ashobora kuba ari nko kubona ikibazo mfite, akaba yahita nagufasha, ari gushaka kuma serivisi, urumva. Ikindi Yesu waba uri muri siporo, ikindi ari muri siporo, nubwo yaba ari muri siporo, ashobora kuba ari kuvuga ngo uno muntu sinamubwira amakuru y'iyo mva, urumva, sinamubwira uwo ndi we n'iyo mva n'aho nzajya, nimba hano aho nzajya. Aba yifuza yuko nubwo ari hano, ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo turi hano ntabwo turi abino, turi abino, ariko ngo turi n'ab'ijuru cyane, nyuma ya buno buzima hari ahandi tuzajya, urumva. Yesu rero muri siporo agomba guhita akubwira ati ariko buriya nakwemeye, mpereza na chance, si vibes bayanze nkubite na chance, ukaba umuntu chance, yarangiza agahita akubwira ati dushobora gusangira amazi se nyuma ya gym, ntabwo ukunze amazina yanjye nitwa Francis, GMV, nice to know you brother, good to know you, ukora iki se? Njyewe ndi umu entrepreneur, nubaka amazu, nibyo, rero njyewe nitwa Yesu Kristo, ndi umucunguzi wawe, umwana w'Imana. I like that introduction. Ndi umucunguzi wawe, nicyo cyanzanye. Nkunze ukuntu yakwibwira cyane, naje kukumara
ubwoba bwo gutinya urupfu, ibikangisho byose bya satana gukangisha naje kubigukuraho. Ya so kuva uyu munsi ntuzongere kugira ubwoba. Niba utarunzi unyizeye, uramutse unyizeye, naguha amabanga yose yo kubaho hano ku isi udafite ubwoba, yo kuba hano ku isi umeze nk'umutsinzi. Atangiye gukora marketing. No ungiriye Imana, naje gucungura ubugingo bwawe. Unyemereye waba umwe muri benshi nzatahana kwa data. Yego. Ya ako noneho nkarangira atanga ati rero umva umbwira icyo bigusaba. Ntago ari ikintu kinini cyane, biragusaba kuba wakemera yuko uwantumye uri mu ijuru ari data. Yego. Kandi akaba akorera muri njye. Urumva? Njye ndi muri data kandi na data ari muri njye, ndetse byava muri njye data kuba ari muri njye, nawe wowe unyizeye ukaba uri muri njye, ndetse nanjye nkaba muri wowe, tugatangira tugakorana. Hanyuma rero reka nkubwire rero, nitutangira gukorana, ubwami bwacu, imigirire yacu, imigendere yacu, twe turakunda. Yego. Twe turababarira. Yego. Twe turihangana. Yego. Twebwe ntabwo tujya dutekereza ibibi ku bantu, ahubwo icyo twifuza ni uko abantu bagira ubutunzi nk'ubwacu. Yego. Ya niyo mahame yanjye. Iyo twihanganye, iyo tubabariye, urabyumva? Yego. Ngwino muri timu yanjye. Kandi ikindi nzakwigisha kubasha kumva ikirimi cy'iwacu cyane. Urumva? Ku buryo papa natanga amategeko n'amahame y'ukuntu y'ibyo dukora, aho tujya, abo tugendana nabo, abo tutari bugendane nabo, ibyo tutivangamo, ibyo tugomba kureka, nabivuga uzajya ubyumva. Yego. Urabyumva? Brother, ejo tuzagaruka muri gym. Ejo tuzagaruka? Wabonye Yesu? Ntabwo agoye, yaravuze ngo imitwaro ye iroroshye cyane. Cyane. Sinzi niba abantu badukurikiye bari kuva ubwami buraryoshye. Biraryoshye cyane. Ubwami buraryoshye. Ubwami buraryoshye. Biraryoshye. Ntabwo ari ugukora marketing. Nibwo bwami, uretse ko nta bundi bwami wa muntu yabugereranya nabwo, ariko nibwo buzima cyane umuntu ageramo agasanga yarahombye. Sibyo? Ukicuza igihe wabayeho cyose mu gihombo. Ariko nanone ukavuga ngo umushumba wanjye ni ukunda kubivuga, Bishop Rugamba Albert akunda kuvuga ngo mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si ikindi. Ubwo nabazaga mwuka wari icyo bishatse kuvuga, yarambwira ati iyo mbere ya cya gihe Imana itaragukurayo, ntiba yararetse ngo umenye bya bindi wavuyemo. Urabyumva? Byari ngombwa ko igukurayo ukavayo uzi ibyo uvuyemo. Yego. Noneho wagera na hano ukamenya agaciro k'ibyo urimo. Yego. Niba byarabayeho it's okay. Noneho uyu munsi umeze ute? Uri kubibona? So mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Nta nubwo twabivuga ngo tubirangize. Yego. Murakoze cyane. Abantu badukurikiye, nizere ko mwungutse cyane. Ibi bintu ugomba kubyicara ukabitekerezaho ukumva uko bimeze. Ese najyaga ntekereza nkavuga ngo nk'ubu wenda nka Prince wa England time. Yego. Agutumiye akavuga ngo ngwino dusangire. Ngwino dusangire gusa. Wabumva umeze ute? Ako ntago Imana ijya yibeshya. Uyu mugabo umva aho uri mu nkomerera amashyi. Urajya nk'uvibingishe. Noneho tugiye kuri Prince. Tuvuye muri gym tugiye kuri Prince. Yego. Marawe Prince Harry. Yes. Okay. Ako Imana yanama Imana yo gukwactinga, so ubu ngubu Nibatungure ni ko vibing ibimeze. Tugeze ku vibinga kwa Prince. Cyambere no kumusuza nk'umwana w'umuhanga. Hi sir, how are you? Ubwo nawe nuko ngo agomba abami baramenyana cyane. Sinzi niba warigeze kumva umutipe w'umunyonzi ubwo bamuhaga ijambo ari kubaza his excellence, yaravugaga ngo nyakubahwa your excellence, ngo twebwe ngaba perezida, urumva
ngo twebwe abaperezida ngo tugira inshingano zikomeye. Bamubajije ngo ese wowe uri perezida we? Ngo ndi perezida wa koperative y'abanyonzi. So listen, nagira ngo mvuge nanjye ndamutse mpuye na Prince nk'uko wari ubibajije, uko byagenda kose wibuke umwami dukorera. Hari abahita bavuga ngo yagira ubwoba akatitira, urumva? No, kandi njye ndi umuprince wa bwa bwami bushyiraho abami. Yego, ni ukuvuga twahura tukamenyana nk'aba prince, urabyumva? So ni ukuvuga Prince, how are you? I'm a prince also of the kingdom of God. Nkahita nisobanura, my name is Francis, mpagarariye ubwami bwo mu ijuru. Nkahita mubwira ati it's a pleasure, thank you, mwakoze kunyakira. Urumva? Nangiza nkahita mubwira ati so ubwami bwanyu buragenda, abanzi ni benshi cyangwa abanzi ni bake. Atamubwira ati twebwe abanzi barakora, abadayimoni ni benshi cyane, ariko dufite uburinzi uri ku rwego rwo hejuru. Uburinzi bwacu niba mubushaka namwe twazababatiza, tuturindisha umwuka wera. Yes, urakoze cyane. Aho kandi nashaka kumva. Hanyuma ubu hari abantu badukurikiye bahise bavuga ngo wishyize hejuru urikinnye mu bwoko y'ubu. No. Ariko ikintu twari tugambiriye ni kimwe. Ese umuntu uri mu bwami bw'Imana akwiriye cyangwa ntakwiriye kumenya identite ye? Kumenya agaciro ke. Agaciro kawe mu bwami bw'Imana ni akahe? Nimba dukorera Imana, nimba Imana yaratubyaye ikatwita abana, ikaba ari umubyeyi, dufite iyindi identite tudakunda kugenderamo ariko turayifite. Kuko ubwami bw'Imana ni ubw'umwami nyine. Nimba turi abana, turi ibikomangoma. Rero identite yawe yuko uri igikomangoma ntukajye uyitesha agaciro. Turi mu bwami bukomeye, turi mu bwami bw'agaciro, turi mu bwami bw'imbaraga. Ntukajye wemera gupfusha ubusa identite yawe nk'umwana w'umwami. Umwana w'umwami hari ibyo atagenderamo, hari ibyo adakora, hari ubuzima atabamo kubera ko yisobanukiwe nyine ko ari umwana w'umwami. Buriya njya nabwira n'abantu dufite ingabo nyinshi dusoza, time is limited. Yego, igihe ni gitoya ariko abadukurikiye mwasobanukiwe byinshi. Umwana w'umwami yagiye, hari protokole ziba zihari. Umwana w'umwami yagiye kurya, hari protokole. Umwana w'umwami yari kugenda, hari protokole. Ubwo bwami twebwe dufite nubwo butagaragara buba buri kwatinga mu buzima bwacu. Ni tugaruka muri the kingdom vibe. Yego, uzahita uhera aho ngaho iyo protokole y'umwana w'umwami. Ni wowe uzayitwigisha. Yego, GMV nta kibazo rwose. Na kazoza tugomba kubaha n'iminota, sibyo? Yego, abana b'abami mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si ikindi. Yego, twubahiriza igihe. Ubwo the kingdom vibe. Murakoze cyane. Nakagaruka. Bye bye. Ciao ciao. Shalom. Shalom. Yeah. Thank you, bro. You're welcome. See you soon. Yeah. We are vibing. Yes. Thank you. You're welcome. It's time. Now can you close?